katu uburyo bwiza hejuru cyangwa hasi umva cyane ariko muri niko ndangije navuga ni ngewe ubuzima sinzabushobora ibintu byaga byapfuye narabimujyanaga muri marato nkajya kuzunguza guri kumva ntagiye kuzunguza ntangiye ubuzima noneho uri kumva na bya bindi noneho mama bamwangiye uri kumva nawe bigiye nanjye nibyo ngiye igihe kiragera ubwo ngubwo muri iyo marato urabizi ko habagamo igiti n'ubu kirimo umva noneho agahungu karanterese katurunaga filime karanereta kabona umuheto uri kubona nawe kwemera wowe n'umugufu ufite nta soni hanyuma arambwira ati ngende umunyabutare ati nubwo nsuzugura ati mvuka na tatu yanjye yisumbuye ibyo birakureba umuhungu yageze aho nimba yaranyigiye umubare arangije umunsi umwe batwirukankanye afungura igipangu ninjira genda ndihisha mu kwihisha yabagamo ntazi ko ari we ubamo arangije ati jya mu nzu batagufata ati dore n'igipangu kirahari kandi koko umuntu uri kwirukanka se aho ubonye ubuhungiro nta shuba ufite jya mu nzu ngeze mu nzu ati nkagutereta ukanyuma ubwo baba barakinze da vugisha ukuri avunira mu rufunguzo abaje kuvunira mu rufunguzo aruhereza uw'inyuma hariho sitani ko yarakubonekeye we noneho nimba hari ikintu nari naririnze ko kaka yari yarambwiye yuko nimba ikora rimwe nzapfa niko bimeze negera n'ugukora uzapfa ariko byabaga bimeze we ikintu cyambabaje ariko ikintu gitangaje nuko umwana w'ubura amubwira ati uzapfa ubwo ngenda abo bwana 2010 ko twavutse muri za 2 gutyo ahubwo agatajya korera kira kintu gituma azapfa kajya kukireba nakimenye niko biri agahita bitinyuka akuze kari arangije umva umunsi ndaranicaye afise urugo nagwinjiyemo ntawanyinjijemo nese nubundi asakuza mvuge ngo ikizungu noneho muri Kigali nawe uburatake kase burese bahitaye kubye kubye nuko uko mubona bagene umva ngiye kwaguka naragumye umunsi wa mbere namubwiye ntiwemerewe kunkoraho bazana n'ibyo kurya sinabirya umva ati suri kumva ushaka ikintu ntacyo umunsi wa mbere naraye aho ngaho umunsi wa kabiri none igitosi kiranyica nijoro kiranyica twamuje mara umugome we arangije ati waza ukaryama arangije ati ngiye ntago ngiye ati uri robo hano se ati sinshobora kurara ngiye iminsi 2 abaranyihaye da ibinyoni biba birariwe rero cyane ku munsi wa kabiri ntaha njya kwa mawuje kuri kumva nawe mfite n'ikibase cye utuntu ku munsi wa kabiri ntaha natashe mu gitondo hageze mawuje atuvuye yewe ntibari baramfashe bande bari baranjyanye hehe igikonda ko batakogoshe rwose mawuje nuko guko byagenze rwose ntibangiriye impuhwe kubera iki nese papa ntago ari fande ni papa si
afande se niyo mpamvu bandetse ati iyo mikino uzareba wishyira kumva yewe ugomba kumbwira aho umaze iminsi ntajya kurya indi ati ntabwo uhambwira arangije ati fata inzira ugende nari mfite akanote ka 500 nari nacuru n'ibikaroti n'ibitoryi ku mutwe ndabyikorera ku mutwe nsubira Nyabugogo kubizunguza mashe kubizunguza nkuramo 1000 nangije nsanga kagahungu ngo ni Manase nsanga kagahungu nikavu n'umuheto ni wankoreye ibara ni gikwiye gukorwa rero ntugomba kuntunga tukabana ntabwo nasubira imbere ya mama ubundi bwo nagerayo mvuga ngo nta n'ijana mfite mwa arangije ati hari icyo se ati kubana nawe ati none nakuzi mba ndagiye guhera uwo munsi hariho abantu utamenya uko bateye guhera uwo munsi Manase ntitwigeze turyamana amayi mubana tubana kwa kundi umuntu ararana n'umugabo ngo kumubwe ngo yarakubuze n'ibiki byose reka da Manase grand frère Manase akaba n'umugabo wanjye ubwo igihe cyarageze noneho hambwira ati sura ubundi urabizi twongeye kujya mbana nawe nka mushiki wanjye icyo uzakenera nzakigufasha icyo uzashaka cyose nzakiguha ariko ugomba kuba mushiki wanjye se kubera iki arangije ati urimbaza byinshi mfite mushiki wanjye umwe tugize babiri ati uwo mushiki wanjye ari muri Canada kandi mu muryango wacu nitwe twenyine twasigaye turi babiri gusa ugomba kuba mushiki wanjye sinzakubabaza ukundi na rimwe se umuntu n'umusazi ubwo igihe cyarageze abarambwiye ati uzi impamvu nabikubwiye se nagiraga mbere yuko umwana uzabyara azasa nanjye ubwo basore murumve niba gusikaminga uzifate uwo mukobwa we petite sere wawe cyane ariko uzi ko abantu bazi yavukanye 3 ko ati njye nzabimenya namubwiye nta kibazo akeneraga akananasi akakama byose nyine umudamu twite ntago naburaga urubuto Manase igihe cyarageze mbona nta n'ikintu yitaho ariko ubwo ngubwo muri ubwo buzima nabanaga nawe twageze aho tubura amafaranga yo kwishyura inzu Manase ati ngewe nabaye imbobo tugomba kujya turara inganya nanatwite ako mana yanjye tukajya turara inganya umbaze ngo twararagahe abantu nase noneho we icyo gihe sinzi ibidega yakoze baramufunga bamaze kumufunga naho yakoreraga umubosi abaramwirukanye amaze kumwirukana nanjye bikumva nari ndi umururu muri Kigali nta kintu nari yize amaze kumwirukana ati ati ukwezi kwa nyuma noneho turabaheye ubwo yavuze ati tugiye kujya turara inganya ajya kurara mu tuzu tw'abagenzi Nyabugogo mana yanjye
waba ufite agatenge imbobo zikagatwara. yesu we. mbaho nabi. ubwo Manase nawe agakora icyo kumpigira. nawe ukagangika. we akagenda nyine agakora ibiraka akanzanira. ariko tukaba tuzi ko turarara ingangi. arahagera abona akaraka ahantu bishuzaga tuwarete. urabizi ko haba harimo na dushe. arangije ati aka ngaka akunda gakora. tukajya turara muri dushe. mana yanjye. muri ariya matuwarete y'i Kigali baba barubatse bishyura. tukarara muri dushe n'agace ka matora. ako mana yanjye. tuba mu buzima yesu we. tuba mu buzima barasarwanira ishyaka. kuko navugaga n'ubundi ningera imbere ya mama we nuguhita nkuramo umwuka. kuko n'ubundi nigeze ngira ibintu. uri kumva ndavuga warankuramo umwuka. nakoze iki? arihanganye mba muri Kigali. ubwo bakamfata mu mukwabo bakavuga ati ni wa mwana ati ise rwose ise ni majoro. bageze aho noneho banjyana i Gikondo. mfite n'inda. matayo. mfite inda iki mu mezi yo hasi nko mu mezi nk'ane atanu. banjyana i Gikondo bangejejeyo mbayo. ariko ubwo ngubwo n'ubwa kabiri nari ngiyeyo. kuko ubwa mbere nabwo nagiyeyo muri ya mikwaho kwa mawuje. nabwo nagiyeyo. icyo gihe ngerayo noneho bwa mbere bwo mfungurwa bankubise ni umumajoro wahaje yari umusirikare. baturutse muri militari. nangije arambwira ati rero ati wowe siko ndamuzi. waje i Kigali gukora iki? ni rwose mana nuburara ntumbabariye nava ntago nazongera kugaruka muri Kigali. nangije ati sha icyo gihe yahumbise inkoni 50 utwite. oya ntago nari ntwite. mbere kwa mawuje. kwa mawuje. icyo gihe inkoni 50 ndaziri akabuno karawaye umukara. nagiye gukira inkoni akabuno karawaye umukara. nkicara nkege kugira ngo nticaza akabuno nkababara. ubwo ngubwo ubwo bwa kabiri noneho aje umumajoro arangije ati nta kindi nagukorera ngiye kuguhita icyo utaha nta kibazo. yatike yarayimpaye. noneho ngeze inaha nsanga narwaye umutezi nasambanye. igishukuri kubera amatuwarete yahariya kunoza. hariya kuri gereza nyine Gikondo. icyo gihe ndwara umutezi ntwite. ndangije icyo gihe ndabyibuka banteraga inshinge ebyiri ku munsi. zo ku kibuno. ko ari nabwo buriya mboneraho nyine no kuvuga nshimiye Imana. kuba icyo gihe yarampaye umwana muzima taracitse akaboko. abantu benshi nagiye mbibona. abana viziyo bakavuka bahumye. kandi mata yarareba. nishimwe ry'Imana. nishimwe ry'Imana ari nayo impamvu yitwa Matayo. yitwira bishoboye. iyo mwamagaye Matayo yumva yakwica. nitwa Matsiye. uva i Kigali rero uje Rulindo. nje Rulindo ndifuje ndakize igihe kigeze. ati ugomba kujya kwa muganga. guca mu cyuma. bagenda mageze baranguma. se ufite imyaka ingahe? 15. umwana se ndaguteye inda.
ni umuntu wamfashe ku ngufu nta nubwo muzi hangije iki gihe ndabyibuka banshishije no ku makuru baje nemba ni gatoya n'akantu gato naryama ukabona ndiryamye ukwayo nanjye ndyamye ubona bisekeje se umuntu waguteye inda ni iki gihe polisi ziraza abanyamakuru baraza banshishije kuri televiziyo ntabwo muzi ariko Manase nawe ni se ubundi mana yanjye koko njyewe nta nubwo yamfashe ni njye wijyanyeyo uri kumva ndaba muhohoteye kandi n'iryo shyaka yakurwaniye Nyabugogo yarwaniye n'ishyaka kandi sinigeze mburara sinigeze nanabwirirwa byabaga bibi abe n'isosi ya desi ariko nyimwe ubwo ngubwo igihe cyarageze ndabyaye ndi kwa muganga umwana tuba turatashye kubana na mama biranga ubuzima nanone bugoye mbona noneho bya bintu mbona isi none iri kuhagana mbona nta mikino mama arangije ati n'ubundi warantenguje papa wawe agenda anshinjije uburaya nawe ubyaye ahubwo ni rero ibi bintu n'ubundi muri ubu buzima ni ugucumuza abantu gusa ubu mama mba namucumuje ndamubwira ni rero guhera izi saha nzongera kugucumuza na rimwe ko nahise mubwira sinzongera kugucumuza ninzagucumuza ari wowe ubyishyizemo ariko bitanturutse yego igihe cyarageze mfashe urugendo mfite umwana w'amezi nk'abiri cyakora na mama igihe bwo ndamushimira kigira ngo uriya agatenge kari akibaba mubonesha ndodeshereza n'ikiribaya cyari gipasuye hano by'umutuku ndabyibuka umugore w'imyaka 15 n'umwana mu mugongo iyo myenda ikigusetsa yari y'amateka ni nayo nifotorejeho kwirangamo iyo myenda niyo irangamuntu yanjye niyo myenda nari nambaye uri kumva ko nayo ari iy'amateka n'urwibutso n'urwibutso uyu urebye irangamuntu yanjye cyangwa ukayikurura tubona ya myenda nambaye bwa mbere mbyara amatsi mbo igihe kirageze ntibereye nisubire muri Kigali ndabyibuka nari nahinze ibijumba munsi y'urugo ndagenda ngezeyo mbayo nza guhura n'umutipe wacuruzaga Nyabugogo yacuruzaga biriya bintu by'amavuta arangije arambwira ati ubuzima urimo bwose ntabwo bukwiye ati ubuzima urimo ntabwo uri umwana ukwiye kuwujyamo ati tugende kugukodeshereza njya kunkodeshereza ku giti cy'inyoni hejuru twageraga hariya ku igaraje tugahita tuzamuka ndahabona twamaraga kuzamuka hejuru haba inzoga n'indangamirwa nyinshi ubwo ngubwo ndagenda mbayo umuhungu nta kintu yigeze ambaza nta n'icyo yewe n'umujinya namuteye aho ngaho nawe nyine ajya kuba iwe igihe kigeze igihe cyarageze Manase ansanga muri ya nzu
muri ya nzu nimwe yansanze ndavuga uyu nguyu we none haje kumbera akasamutwe rero mbabarira manasa buriya umuntu ukenye cyangwa waburaye ashukika vuba igifu kiri gusya ubwoya yumva cyane noneho icyo gihe ndabyibuka nimba yarazaniye iki umuceri azaniye umuceri ikiro uriya wa kigori kigori imwe ya mbere ariko umva imwe uteka nyine nawe ukabona ntuzi ibyo ari byo azaniye umuceri wa kigori anzanira n'ubunyobwa isosi birabonetse ubunyobwa n'isosi n'inuza n'umuceri fata ubunyobwa narabukoroza igikoma cy'ubunyobwa nashyizemo puwaro uzi ukuntu biba biri guhumura biba biri guhumura nibiba na ngombwa nzabasangiza agace k'ukuntu nakoze umwuga w'uburaya ubwo nabitarutse umwuga w'uburaya nawo narawukoze ariko ubwo nyine nabitarutse nahise njya ku bundi buzima nuko ubwo ngubwo nabaye manase ati ngomba kugutunga nuko ahantu ngira iwanjye rero umva nta kibazo nzagutunga manase turabanye wa mutipe ntabwo azi yuko nazanye mu ndi muntu bakagucumbikira ukayishyura uvuge ni si uko kumana ndongera mubwire ngo nyishyurire ukundi kwezi umuntu none hariho abantu bakiri bazima icyo gihe isi itarangirika ndavuga ntabwo ndagenda ngo mbimubwire ntabwo ngiye kubwira manase yishyura manase yanga kuyishyura yanze kuyishyura ndavuze ngo va hano manase aragenda akimara kugenda icyo nakoraga naragendaga nkajya kuzunguza utuntu muri marato gusyaga najyaga gusyaga namara gusyaga ibintu by'ibitunguru ibintu by'ibikaroti by'ibiki bimwe baba bataye muri puberi nkabifata nkagenda nkabironga namara kubironga nkabitunganya nyine neza nkajyana muri marato ngacuruza nabona turuwasa nkajya kurya ibiryo ahantu bitaga kwa Mukiga muri Doha ariko ukabona bukeye tu nkagenda turya twa turuwasa nkarya n'umwana wanjye ndabyibuka cyangwa nkagura twa 2.5 nkagura na voka ya senkari nkagenda nkarya tukarya njye n'umwana wanjye tukabaho ubwo igihe kiragera matsiye buriya Imana ikunda abakene hoya umuntu wese urushye Imana iramukunda irabakunda cyane igihe cyarageze umumama arambwira ati yacuruzaga hariya kwa Mutangana mu itaje yajya hejuru ati uyu mwana wawe ngiye kumwitaho mutware amubwira nta mwana wanjye naguha umwana yaramvuye ntuzi ko namumazeho icyumweru cyose baranteye tobare baranze no kumbaga mwana ngo ndi mutoya ndamubwira nawe naguha umwana wanjye nzamurera igihe kirageze ati noneho wowe uzi umuzana mugaburire hanyuma uze kumutora ku mugoroba ari umumama w'umukire umwana wanjye cyakora ikintu nakoraga muri Kigali nageragezaga buryo ki umwana wanjye ahorana isuku agahorana isuku ku mubiri we
ku buryo umuntu wese umubonye amugirira ubwuzu. nkagenda nkariya muri marato ngacuruza utuntu baba bagiye kumfata nkahita mfata wa mwana nkahita mutereka ku gafuka nkiyirukira nguyu abapolisi bagahita bavuga nta mupolisi wazaga atanze bahitaga bavuga nguyu ngo ni uwa Knowless niko bari barakwiye. narindi gatoya noneho mu kuba gatoya ariko ntabwo ari uko mvuze ko wenda Knowless ari mutoya narindi gatoya ariko mu kuba gatoya Knowless buriya ziriya nzoga za Knowless zigitangira kuza niyo nzoga nanywaga nabo baba barayitwitira niyo nzoga nanywaga mbese ubwo birangira banyise Knowless nkambara ibintu by'ibipantaro bigiye kumera nk'ibijeje nkambara n'ibintu by'ibipira atuye ni Knowless atuye n'uwa Knowless nta wamukora urakina n'umwana wavutse asa na Yesu sha matayo atazi ko buriya matsiye muzamurebe buriya afite akantu n'agasatuye umwana yavutse asa na Yesu umva urwana runini rubyibushe ku buryo no kumubyara yabaye umunyamugisha pe ntawe uzamenya ibyo ari byo ku buryo no kumubyara n'ibitaro narabyishyuriwe byishyurirwa n'umuntu w'umuzungu wari uje kugisha ukuri ninjye wari wabyayemo umuhungu ngenyine ati umwana yabyaye undi noneho yabyaye umwana w'ikiro 4,900 15 kilo kimwe 4,900 ati umwana yabyaye undi umva none asa na Yesu bakaza bagafotora mwaranjye abo munyamugisha ku buryo hari n'igihe nta ninuza ku buryo no mu buzima nyine mu buzima bugoye bw'amaho ngaho nyine muri marato umva nabubayemo numva ndatuje matayo umugiriraho umugisha mbona inuza nahura n'umuntu kujya n'umuntu twigeze guhura nta n'inkosha mfite arangije arambwira ati yari umupapa ati umwana n'uwawe ni n'uwanjye nanyuraga ku bapolisi impetse ni gusibiza ati yemwe washira umwana nyine batazi ko ari hari naho nahageze guse bari bagiye kunkubita arangije arambwira ati n'uwawe n'uwanjye muhibere turibe muramo ibere ndamuhere ese koko n'uwawe n'uwanjye ati nyina asariye n'uwanjye ariko asi koko mana umva tubaho ngaho ubuzima buraducanganye n'amatse wanjye tukajya turaraho tugoye icyo gihe nkafata inuza nafataga isaha yo kwigwa nzunguriza aho ngaho muri marato nkageza saa 7 nkahita tanye naharyama saa 10 nabaga nabyutse bitari ingufuri bari bazi ko nagiye ukuntu umwana wanjye yavugaga bana bamenya situation y'ababyeyi bari yavugaga twageraga mu rugo tukarya nta guteka ariko twajyaga kujya kwa mukiga uzi ukuntu ibiryo byo muri resitora bihenduka ibyo urabizi nahitaga ntekereza mfite wenda 500 sibyo 500